Ibihe byiza kubateze amatwi ibiganiro byacu ni amakuru mabi ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports. Ubu tuvugana abakinnyi bagera kuri batanu rwose babaye bahambirizwa utwabo, bakaba babirukana ngo batahe rwose basubire iwabo kuko nta gahunda bafite mu ikipe ya Rayon Sports na ejo hazaza bafite. Muri abo bakinnyi urasangamo abakinnyi usanzwe uzi bakomeye. Wowe icyo usabwa ni ukuba wakanda subscribe, ubundi bwo tukaba twababwira abakinnyi rwose bagera kuri batanu bagiye kuba bakirukanwa. Kuri ubu ngubu twaba tuvugana ni ku isaha y'isa 2 z'amanywa zo mu Rwanda, ni ku cyumweru rwose. Ndagira ngo nkubwire ngo ni amakuru adasanzwe ari kuvugwa muri uru Rwanda ndetse n'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports biri buze kuba byabatungura. Hamaze igihe havugwa ko hari abakinnyi batari ku rwego rwa ekipe ya Rayon Sports, ariko bakagomeza kubyirengagiza ko hari igihe kirekire cyangwa se amasezerano basinye ariko bikaza kugora ikipe ya Rayon Sports. Muri iki kiganiro turababwira umwe mu bakinnyi ba ekipe ya APR ugiye kuba yaza muri Rayon Sports. Reka tutabatindiye tube twababwira aba bakinnyi batanu bagiye kuba bakirukanwa mu minsi mikeya cyangwa se mu masaha make bagiye kuba bakirukanwa, nibyo tugiye kuba twabaganirira. Reka tutabatindiye tube twahera ku mukinnyi Bienvenu Joachim Vininyu. Bienvenu Joachim Vininyu, ntababeshye kabisa, uyu mukinnyi Bienvenu Joachim Vininyu rwose we uyu bararara bamwirukanye. Reka tutabatindiye kuko tubafitiye n'indi transfer iri kuvugwa muri Rayon Sports ikomeye cyane, iri kuvugwa muri Rayon Sports. Hari umukinnyi uri buze kuba yava mu ikipe ya APR akaba yasinyira ikipe ya Rayon Sports bitunguranye. Reka tubakomerezeho n'uyu mukinnyi bamwita Bangara Litombo. Uyu Bangara Litombo ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu rwose nawe ari buze kuba yakirukanwa. Uyu mureba mu myenda y'umuhondo rwose, uyu nawe ari busezererwe mu ikipe ya Rayon Sports. Murebe ahantu muza kuba mwabandika rwose, muzaba mumbwira babirukanye, ndababwiza ukuri kabisa. Reka tube twageza ku mukinnyi bita Chimanga Chirembi. Uyu Chimanga Chirembi yakoroze ikipe ya Rayon Sports ku buryo bukomeye cyane, biza kuba byarakaza abayobozi ba ekipe ya Rayon Sports, bavuga ko bamwirukana uyu mukinnyi Chimanga Chirembi akaba yazashakira ahandi. Ariko ikipe ya Rayon Sports sinzi niba bitazayigora kuko yari yarabasinyishije amasezerano y'umwaka umwe, ubwo uri kumva ko igiye kuba yabirukana amasezerano atararangira. Reka tube twabagerera ku wundi mukinnyi, ariko mbere y'uko tubagerera kuri uyu mukinnyi ndagira ngo ukande subscribe. Uyu mukinnyi we rwose ari buze kuba yagutungura. Niba warangije kuba wakanda subscribe, ndagira ngo nkubwire kuri uyu mukinnyi. Amazina ye bamwita Aziz Basane. Aziz Basane uyu mukinnyi we yamaze kuba yabwira ikipe ya Rayon Sports ubwo azaba yarangije amasezerano agiye kuba yashaka indi kipe imuhemba amafaranga menshi. Uyu mukinnyi Aziz Basane we nago bazaba bamwirukanye, ahubwo azaba yiyirukanye, ndetse avuga ko uyu mukinnyi Aziz Basane rwose
Azizi Basane avuga ko ikipe ya Rayon Sports ayirambiwe 5-5, agomba kuba yashaka indi kipe azakinira. Undi mukinnyi bamwita Ande niwe tugiye kuba twaganira, bamwita Tony Kitoga we biri kuvugwaho ko rwose agomba no kujya mu ikipe ya APR, niko biri kuvugwa. Ikipe ya APR iri kuba yamushakisha kugira ngo ajye gusimbura bamwe mu bakinnyi harimo ba Haji bagiye kuba basezererwa mu ikipe ya Rayon Sports. Urajye uba hafi tukubwire ibiganiro nk'ibi ngibi rwose 5-5, amakuru nk'aya ngaya kabisa agenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sports. Transfer yari iri kuvugwa ni y'umusore bita Djibril Ouattara mu ikipe ya Rayon Sports, dore ko atazabasha gukomezanya na ikipe ya APR.